Ni inkuru yasohotse ku itariki ya 7 ukwezi kwa 8/2023 yanditswe n'ikinyamakuru Igihe Akadomo cyandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Bagize bati Himbara araburana u Rwanda nze kudashishoza kwa David Himbara mu kwibasira RSSB Rwanda Social Security Board na Crystal Ventures Limited. Ati ibikubiye muri inyandiko ni ibitekerezo bwite bya Ignatius Kabagambe. Inyandiko ya mbere yasohotse mu Cyongereza yashyizwe mu Kinyarwanda n'ikinyamakuru Igihe Akadomo cyandikira imbere mu Rwanda. David Himbara yasubiriye ati yongera kugerageza gusiga u Rwanda ibyondo yibira ko ashobora kwitambika iterambere rugezeho. Intego ye ati no gukomeza gutoba isura y'u Rwanda abinyuje mu gukwirakwiza ibihuha ahereye mu nzego zifite uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Ati kubera ko azi ko RSSB na Crystal Ventures Limited ari inkingi za mwamba, ati impunzi yigeze gukora mu biro vya Perezida Paul Kagame ntijya irenga ibi bigo muri izo gahunda zayo zo guharabika igihugu cy'u Rwanda. Ati buri gihe akora uko ashoboye akazanamo izina ry'umukuru w'igihugu ndetse akarenga akavuga ko ari ibigo bye bwite cyangwa se ko bicunzwe nabi kandi byashyizweho ngo bikungahaze umuryango mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ati kubera ko David Himbara rero akomeje gukwirakwiza ibi bihuha, natwe tuzacogora gushyira hanze umugambi mubisha. Ati byaherutse kuvuga ngo byo noneho ngo naga mu munwa ngo biratangaje kuba RSSB itarahomba urebye uburyo ihatirwa gushora imari mu bintu birimo ibibazo nka societe z'ishyaka riri ku butegetsi no kuvuga FPR Inkotanyi. Ati mu ngero atanga harimo uruganda Inyange Industries na Ruriba Craze Limited, aho avuga ko ishoramari rya RSSB nk'ikigo cy'ubwiteganyirize muri izo societe ebyiri rigamije inyungu z'umuntu umwe aho kuba iza rusange nk'abanyarwanda muri rusange. Ati bisi ibyo rero kandi ati nawe arabizi, ati nuko nyine ariko yabaye. Ati yakaba yazitandukaniro riri hagati ya RSSB n'ikigo yasimbuye aricyo Caisse Sociale du Rwanda. Ati nibwo yakumva neza uruhare rwa RSSB mu kuzamura iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Ati ni gute umunyarwanda muzima yanenga ikigo gishora imari mu zindi societe z'igihugu giha akazi abaturage utitaye kuri nyiracyo uwo yaba ari we wese. Ati reka twirengagize ko RSSB yishyura imisanzu abari mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko ati ni ikigo gifite n'ibindi gikora kandi bifite akamaro, atubanza ari nacyo kibabaza David Himbara. Ati urugero nka Isco Security, ikigo gishamikiye kuri Crystal Ventures Himbara yibasira, ati gikoramo abanyarwanda basaga 8,000. Amakuru mfite ati ambwira ko iki kigo gishaka kurushaho guteza imbere imibereho y'abakozi bacyo gishyiraho sako izajya itanga inguzanyo ku nyungu ntoya. Ati hari uruganda rwa miliyoni 45 z'amadolari ati rukora amata y'ifu Inyange Powder Milk, ati ruri kubakwa mu karere ka Nyagatare, narwo Himbara araruvugamo. Ati umunsi uruganda ruzaba rwuzuye ruzajya rugura mu borozi amata yo gukoresha. Umwe mu bakora muri Crystal Ventures ati yambwiye ko aya mata aziyongera kuyo uruganda Inyange rusanzwe rugura, ku buryo ku munsi uruganda ruzaba rugura mu borozi litiro miliyoni. Ati vuze kugendeye ku giciro cy'amafaranga 300 kuri litiro uyu munsi gihari, ati Inyange izajya ishora miliyoni 300 buri munsi yo kugura amata mu borozi. Ati n'amafaranga azajya arara mu mifuka y'aborozi nyarwanda. Ati ngaho namwe rero nimumbwire atukuri muri ibirego by'uyu mugabo. Ati nokuhe? Ati kuba amafaranga yashowe aturuka mu kigo cy'ubwiteganyirize niho hari ikibazo se? Ati bya biteye ikibazo ati kuba RSSB yashora mu kigo cye nka Crystal Ventures na cya FPR Inkotanyi ariko ati cyunguka. Ati ntabwo se biri mu nshingano za RSSB gushora imari ati cyangwa se imisanzu y'abanyamuryango bayo na Himbara arimo, ku buryo rero ibyara inyungu. Ati niba kandi atagifitiye icyizere ubuyobozi bwa RSSB afite uburenganzira bwo gusaba amafaranga y'imisanzu ye akareka abandi bagakora ibyo bashinzwe agatanga amahoro. Ati none se iyo anenga ishoramari nk'iri azi neza ko n'iryo shyaka avuga abanyamuryango barigize ari abanyarwanda. Ati ntabwo bamenya ko baba binyuramo. Ati iyo bavuga ko u Rwanda ari igihugu cy'ishyaka rimwe ngo bashingiye ko ribona hafi 99% mu matora kuko abaturage ari ryo biyumvamo cyane. Ati bagahindukira bakavuga ko ubukungu buri mu maboko ya bake. Ati kuko societe nyinshi cyane ari z'ishyaka, ati bityo zungukira bake. Ati abadafite umwanya wo gusesengura bapfa ati kumira bunguri ibyo binyoma. Ati ntibumve ko ari inshingano za FPR guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda. Ati kikaba ari igihugu gifite amikoro aringaniye ati vuba bishoboka.
Atubisesenguye neza abanyarwanda babona ko ubwo bufatanye bwa RSSB na Crystal Ventures ari uburyo bwiza bwo kwihutisha iterambere, ati kuba imishinga y'iterambere yashorwamo imari n'amafaranga aturutse imbere mu gihugu aho kuba avuye mu mahanga. Ati ubusanzwe ni ikintu cyakabaye gishimwa n'umuntu wese utekereza ati neza by'umwihariko wita impuguke mu bukungu. Ati urundi rugero ati ntagereranywa n'umusanzu wa sosiyete y'ubwubatsi wa NPD ati kunze kugira uruhare mu ibakwa ry'ibikorwa remezo by'imihanda, ati yo atabaho ubwitange bw'isosiyete ishamikiye kuri Crystal Ventures ati byarashobokaga ko tutabona imihanda ivuguruye ubwo u Rwanda rwakiraga inama CHOGM. Ati mu gihe ibigo nk'ibi biri mu kazi kabyo atakenshi amafaranga bikoresha aba yagujijwe mu bindi bigo by'imari ati by'imbere mu gihugu, ati nka banki ya Kigali ati wabuzi iyo banki aho ishora imari iyo imaze kunguka mu nguzanyo nk'izi iha ibigo nka NPD. Ati yashora mu bikorwa bya BK Arena ngo iyi nyubako ikomeze kuba nziza irushaho kwakira amarushanwa mpuzamahanga nka NBA's Basket Africa League na shampiyona zitandukanye zaba iz'imbere mu gihugu na mpuzamahanga. Ati uburyo ibi bigira uruhare mu guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku mikino n'inama ati ni ikintu cyisobanura ubwacyo. Ati hari itangazo rigena abanyamakuru ry'aba nk'isi ryasohotse tariki ya 11 Nyakanga 2023 ryerekanye ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku kigero cy'Icyenda n'ibice 2% mu gihembwe cya mbere cya 2023, ati nyuma yo kuzamuka ku kigero cy'8 n'ibice 2 muri 2022. Ati u Rwanda ruri ku mwanya wa 7 muri Afurika mu bihugu bifite ubukungu buzamuka ku muvuduko hejuru, ati ndetse ubu izamuka ryabwo ryasubiye ku murongo ryari ririho mbere ya COVID-19 rya 7.9% ku mwaka. Ati bimwe mu bituma iri zamuka ry'ubukungu ribaho ati nibiriya Himbara David ati yiha kunenga ati nta gutekereza kandi ngo n'umwarimu w'iterambere mpuzamahanga. Ati muri make rero David Himbara araburana u Rwandanze yigaragaza nk'usesengura ibintu ahagazeho, nyamara abizi neza ko icyo agamije ari ukugerageza ngo arebe ko abaturage bakwivumbura kuri leta. Ati icyo atazi nuko uwamutsinze ntaho yagiye, ati byaramunaniye, ati mu gihe cyashize, ati kandi ntabyo azageraho n'ejo hazaza, ati byo yicare abizi. Uko iyi nyandiko isoza ni inyandiko yageze ku kinyamakuru cya Akadomo cyandikira mu gihugu cy'u Rwanda ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 2023 ku isaha 4:11. Bakagira bati bikubiye muri nyandiko ariko ni ibitekerezo bwite bya Ignatius Kabagambe. Ati inyandiko ya mbere ye yasohotse mu Cyongereza iza gushyirwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'ikinyamakuru igihe Akadomo cyandikire imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage 9 baguye mu mirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru aho ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Jimishwe kandi bakomera n'inyamakuru ijwi ry'Amerika Igoma yavuganye na Geoffrey Mutagoma. Kugeza ubu amakuru dufite nuko abo basivile bagiye bagwa mu duce dutandukanye kuko igitero cyakomeje. Mu gukomeza kw'igitero gifata uduce twinshi tugize iyo groupe ya Tongo muri sheferi ya Bwito, niko abasivile 9 baguye muri icyo gitero. Gusa andi makuru dufite nuko havuga ubwicanyi ariko kugeza na n'ubu tutaragiraho amakuru ahagije, ariko hariho biravugwa ko hariho n'abandi bantu bagera kuri 6 nabo bakomerekewe muri ubwo bushyamirane. Jeffrey, abo bantu bishyize hamwe mu izina ryo kugira ngo barinde abaturage, ni gute biyita abarinzi b'abaturage kandi bakabahitana? Ntabwo kugezana n'ubu biravugwa yuko aribo bahitanye kuko hari mu gitero barwanagamo na M23 muri ako gace. Twagerageje kuvugana na M23 kuko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yavuze yuko abo bantu bishwe na M23, abandi bakavuga yuko bishwe baguye muri icyo gitero. Gusa ni igitero baguyemo abitwa Wazalendo nabo ku ruhande rwabo bashinja ko abo bantu bishwe na M23, gusa na M23 nayo ikavuga yuko abazalendo aribo babishe. Kugeza ubu ubushakashatsi buracyakomeje kugira ngo tumenye mu by'ukuri ni bande bishe aba basivili 9 ndetse banakomerekeje aba bantu 6. Ako karere gakomeje kuvugwamo ibintu by'ubushyamirane hagati y'imitwe yitwaje intwaro. Igisirikare cya Kongo kirihe? Igisirikare cy'amahanga kirihe?
ingabo za yase aka gace ni agace karimo ingabo za yase zaturutse muri Kenya na Uganda ndetse na Sudani y'Epfo nizo zikorera muri aka gace. Murazi yuko abasivile bo muri aka gace bakomeje gushinja ingabo za yase kuba zitagira icyo zikora bwangu mu kurandura imitwe yitwaje intwaro, kuko hari ibikorwa n'aba bitwa wazalendo, hariho n'ibikorwa bikorwa n'aba ba M23 kugeza na n'ubu ingabo za yase zikirebera muri ako gace. Ubona ko ubu ngubu nta ngabo za Congo FARDC zikibarizwamo, kuko kuva M23 yafata uduce twinshi two muri teritwari ya Rucuru, ingabo za Congo zahise zivamo zijya muri teritwari ya Lubero iri mu nkengero na teritwari ya Rucuru. So nta ngabo za FARDC zirimo, yewe habe na polisi y'igihugu. Ni uduce turimo wazalendo, turimo ingabo za yase muri groupe Matongo, ubundi n'igice kinini kikaba kirimo ingabo z'inyeshyamba za M23. Nyuma y'ubwo bushyamirane buhitanye abaturage 9, abandi bahatuye bameze bate, umwuka umeze ute muri ako gace? Ni abaturage abenshi mu twavuganye nabo, ni abaturage ubona ko bamaze kwiheba, barahunga, haba habaye ubwicanyi bagahunga, abandi abenshi bakaza mu mujyi wa Goma, abandi bakajya mu